Perezida wa Repubulika w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame yagaragaje ko hari byinshi u Rwanda n'abanyarwanda bakwiriye gushima Imana birimo kuba bataragezweho n'ingaruka zikomeye za COVID-19 kandi kugeza uyu munsi bamwe muri bo bakaba baratangiye kubona inyungu nk'uko tujye kubigarukaho muri aya makuru ku buryo burambuye. Ingiri akaba ari ijambo ry'umukuru w'igihugu yagarutseho kuri uyu munsi ku itariki ya 28 Werurwe ngo habaga amasengesho ngarukamwaka yo gusengera igihugu azwi nka National Prayer Breakfast. Mwese mbahaye ikaze anabifuriza kugera icyumweru cyiza, nkusaba ko wajya munsi y'video yawe ni yepfo gatso mu ruhande rw'iburyo ugakora kuri subscribe ndetse ukanakanda kunzogera kugira ngo uwa mbere mu kuba wabona amakuru mu gihe amaze gutegurwa ndetse no gutunganywa. Aho rero muherereye hose mukomeze kugira umunsi mwiza, ari nako mukomeza kugira ibihe byiza. Hanyuma rero dutangira n'inkuru yacu ku buryo burambuye n'amakuru avuga ko aya masengesho ategurwa n'umuryango wa Rwanda Leaders Fellowship yabaye rero hifashishijwe ikoranabuhanga mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Perezida Kagame rero wari umushyitsi mukuru muri aya masengesho yavuze ko rero ashima kuba ibikorwa byo gusengera igihugu byarakomeje no muri ibi bihe bya COVID-19 ndetse yemeza ko bikwiye. Yagize ati rero nishimiye ko umuco wo gushima ndetse no gusengera igihugu cyacu ugikomeza no muri ibi bihe by'icyorezo cya COVID-19 nubwo guhangana nacyo bidutwara igihe kinini. Birakwiye ko dufata umwanya nk'uyu nguyu tugasengera igihugu cyacu. Yavuze ko kandi u Rwanda rufite byinshi byo gushimira Imana birimo no kuba rwarabashije kubona inkingo za COVID-19. Mu ijambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda rero akaba yagize ati dufite byinshi byo gushimira, turashimira cyane cyane ko twese abanyarwanda dufatanyije n'abayobozi bacu twashoboye kwirinda ingaruka zikomeye z'iyi ndwara. Twishimiye kandi ko inkingo twabonye zizadufasha gusohoka muri ibi bihe twatewe na COVID-19 tukongera kubaka ubukungu bw'igihugu cyacu. Nk'abayobozi rero guhura gutya ni umwanya mwiza wo gutekereza ku nshingano zacu no kongera imbaraga, ubushake n'uburyo bwo gukomeza gukorera abanyarwanda. Perezida Kagame kandi yavuze ko aya masengesho akwiye kongerera abayitabiriye cyangwa se n'abayitabiriye imbaraga zo gukorera neza abo bafite mu nshingano zabo. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nanone akaba yongeye kugira ati rero nta washidikanya ko iki cyorezo cyagize ingaruka zikomeye ku banyarwanda cyane cyane abasanganywe intege nke. Ibyo dukora byose rero tugomba kubikora tuzirikana ko buri gihe tubikorera abo dushinzwe. Ntabwo shidikanya ko iri sengesho ry'uyu munsi ritwongerera imbaraga n'ubushake bwo gukorera hamwe kugira ngo tugeze igihugu cyacu ku rwego twifuza. Ibi biradusaba gukora byinshi kurushaho kandi neza. Ikindi kandi turashakisha uko twakwishumbisha cyangwa se twakwishumbusha igihe twatakaje. Uwo ni umugisha twifuriza u Rwanda n'abanyarwanda nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yabigarutse. Aya masengesho yo gusengera igihugu kandi yarateganyijwe kuba muri Mutarama 2021 gusa aza gusubikwa. Umwe rero mu bagize komite nshingwabikorwa ya Rwanda Leaders Fellowship bakaba rero ari Revera Canon Dr Antoine Rutayisire. Iki gihe rero yabwiye The New Times ko aya masengesho yarateganyijwe yahagaritswe kubera COVID-19. Ikindi kandi uyu mugabo akaba yaragize ati nyuma y'isesengura cyangwa se nyuma y'isesengura ku kwiyongera kw'abo kwandura ndetse n'ubwandu bwa COVID-19 mu gihugu twahagaritse iki gikorwa ngarukamwaka. Aya masengesho ahuriza hamwe abayobozi muri guverinoma, abikorera ku giti cyabo n'abagize societe civile, hagamijwe rero gushimira Imana ibyo yagejeje ku Rwanda mu mwaka urangiye ndetse no kuyiragiza umwaka mushya ubugiye gutangira. Iki gikorwa cy'amasengesho yo gusengera igihugu ni igikorwa cyatangiye bwa mbere mu mwaka w'1995 ku itariki ya 1 Nzeri. Ubu ngubu rero akaba ari ku nshuro ya 26 kiba, akaba rero ari igikorwa kivugirwa mu byinshi bitandukanye, ariko rero mu buryo bwo gukomeza gushima ndetse no mu buryo bwo gukomeza kuragiza igihugu Imana kugira ngo ikomeze kukiba imbere, yaba mu kurinda abaturage ndetse no gukomeza kurinda igihugu. Twerekeje mu gihugu gituranye cya Tanzania, aherutse rero kuba umuhango wo gusezera bwa nyuma kuri perezida nyakubahwa w'iki gihugu witabye Imana azize uburwayi bw'umutima, akaba ari Dr John Pombe Magufuli uherutse kwitaba Imana. Perezida mushya w'igihugu cya Tanzania rero Samia Suluhu Hassan kuri 28 akaba yahise atangira imirimo yirukana umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe ibyambu TPA, akaba rero ari Engineer Desidot Kakuka. Hanyuma rero ni nyuma ya raporo mu mwaka wa 2019-2020 yari imaze umunsi ashyikirije rero cyangwa se ashyikirijwe mu biro bye n'umugenzuzi mukuru w'imari, igaragaza ko muri TPA Tanzania Ports Authority hanyirijwe rero miliyari 3 na miliyoni 600 z'amashiringi akoreshwa muri kiriya gihugu cya Tanzania. Hanyuma ikindi kandi Perezida Suluhu akaba yafashe iki cyemezo kugira ngo Engineer Kakoko nk'umuyobozi wa TPA rero atazabangamira iperereza rigiye gukorwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe gukurikirana ibyaha bya ruswa n'inyerezwa ry'umutungo PCCB
rigamije rero gushaka irengero ryayo mafaranga. Perezida Suluhu rero nkuko tubikesha ikinyamakuru The Citizen TV yabwiye umugenzuzi mukuru w'imari ati rero muri raporo wampaye ejo hashize amashiringi atari munsi ya miliyari 3 ndetse na miliyoni 600 yanyerejwe muri TPA. Ubwo minisitiri w'intebe rero yakurikiranaga iki kibazo twirukanye abayobozi bato 5 gusa. Komeza agira ati rero ubu ngubu egetse rero ko umuyobozi mukuru wa TPA yirukanwa kugira ngo hakorwe iperereza kuri iri nyereza ry'aya mafaranga. Hanyuma ikindi kandi uyu n'umuyobozi wa mbere Samia Suluhu yirukanye kuva yatangira kuyobora Tanzania ku itariki ya 19 Werurwe 2021. Hanyuma ikindi kandi akaba yarasimbuye nyakwigendera Dr. John Pombe Magufuli wapfuye ku itariki ya 17 Werurwe azize indwara y'umutima. N'umugabo wagiye agaragarizwa urukundo n'abanyetanzania benshi cyane ku muhango wo gusezera bwa nyuma kuri uyu nyakwigendera. Aho rero kuva umunsi ndetse no kuva hatangira ikiriyo cy'iminsi rero 21 mu gihugu cya Tanzania, abaturage bakomeje kugenda berekana urukundo bari bafitiye wari perezida w'iki gihugu waje kwitaba Imana azize indwara y'umutima. Mu gihe umukuru w'igihugu cya Tanzania nawe mushya yavuze ko rero mu butumwa ndetse no mu mukoro umukuru w'igihugu witabye Imana yamusigiye harimo rero kuba ngaruko yanoza imishinga bari bafitiye abaturage b'igihugu cya Tanzania kugira ngo bakomeze gukorera abaturage nk'uko Magufuli yari yarabyiyemeje. Akavuga ati rero inshingano zanjye no gukorera abaturage no kubaha ibyo abaturage bakeneye ndetse no gukomeza kubitaho no gukomeza kubungabunga ubuzima bwabo uko byagenda kose. Kugira ngo rero urumva ko ari igikorwa gikomeye cyane, ni igikorwa kandi wumva ko gifite agaciro gakomeye ku bene gihugu b'igihugu cya Tanzania, mu gihe nabo rero bakomeza kugenda bagaragaza ko rero bafite ubwuzu bukomeye cyane ndetse banishimiye ibyo umukuru w'igihugu cyabo yari yarabagejejeho mu myaka 6 yaramaze ayobora igihugu. Ariko rero indi myaka igera kuri 5 ikaba yaraje kumunanira kubera ko yaje kugira ikibazo cy'uburwayi bikaza kurangira yitabye Imana azize indwara y'umutima. Ngo rero namwe mu makuru agezweho, mu gihe mu yandi makuru kandi akomeje kugenda yandikwa n'umufasha wa Perezida Tshisekedi rero yakoreye agashya umubyeyi wacuruzaga imigati ku muhanda. Ni mu gihe rero uyu mufasha wa Tshisekedi nawe aherutse kwizihiza isabukuru y'amavuko, umugabo we aramutungura musanga mu biro bye, asanga umugabo we rero ari inyuma y'urugi aza guhita amukorera agashya. N'ibintu rero yabishimishije ku mukuru w'igihugu, ni ibintu kandi yabishimishije kubera ko ubuzima bw'abakuru b'igihugu ni ubuzima budakunda kujya ahagaragara, ariko rero iyo bugiye ahagaragara hari byinshi bikorwa kugira ngo rero abantu babashe kumenya byinshi bigiye bitandukanye. Amakuru rero avuga ko Denise Nyakelu ku rubuga rwe rwa Twitter kuri 27/2021 yatangaje ko mu mwaka wa 2019 aribwo yabonye ifoto y'uyu musore warangije kaminuza wagiye rero gushimira uyu mubyeyi we ucuruza imigati. Agize ati muri 2019 nabonye ku mbuga nkoranyambaga ifoto y'umusore nyuma yo kurangiza kaminuza yagiye kwa nyina ugurisha imigati kugira ngo amushimire. Ikindi kandi uyu mufasha wa Tshisekedi akozwe rero ku mutima n'uruhare rw'uyu mubyeyi witwa Albertine ku myigire y'umuhungu we, yamushimiye rero ubutwari bwe bukaba ari nabwo bwashingiweho rero mu ikorwa ry'indirimbo yitwa Place Forte y'umuhanzi witwa Mahombe. Hanyuma Denise akaba yashakishije rero uburyo yahura n'uyu mubyeyi ndetse n'umwana we. Ati rero nifuje guhura n'uyu mugore ukomeye ku giti cyanjye kugira ngo mushimire kandi mumushyigikire mu bikorwa bye. Ikindi kandi amafoto yashyize kuri urubuga rwe rwa Twitter agaragaza ari kumwe na Albertine ndetse n'umuhungu we mu biro bye, akaba yiyemeje kwita kuri uyu muryango, ariko anasaba umuhungu gufata neza uyu mubyeyi nk'uwamuhiriye cyangwa se nk'uwamurihiriye amashuri mu ntege nkeya yari afite ku birebana n'uyu mumama. N'amafoto rero ushobora gusanga urukuta rwa Twitter, akaba rero ari urukuta rw'umufasha wa perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba ari umudamu witwa Denise Nyakelu. Akaba rero yaje gukorera agashya uyu umubyeyi wacuruzaga imigati mu muhanda wafashije umwana we kugira ngo yige amashuri ye ayarangize. Nawe aza kuvuga ati rero ngomba kubitura abakorera agashya ndetse anamushimira ubutwari yagaragaje mu gufasha umwana we. Ngira ngo rero urukundo rw'umubyeyi n'umwana ni ikintu kiba gikomeye cyane, ariko nanone iyo bigeze rero aho umubyeyi yitanga agafata buri kimwe cyose yari afite yakemera mu bushobozi buke bwe afite agakora ibishoboka byose kugira ngo abashe gufasha umuryango, ni ikintu kiba ari cyiza kandi ni ikintu ubona ko kiba gikomeye cyane ku mubyeyi, kigaragaza rero urukundo rw'umubyeyi ndetse
n'igikorwa umubyeyi wese ashobora kuba yakorera umwana we. Reka mbashimire, bifurize gukomeza kugira umunsi mwiza, bifurize kugira icyumweru cyiza, bifurize kugira impera nziza za weekend, ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda y'amakuru ndetse ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi mu buryo bugezweho kandi bunogeye ijisho. Ndabashimiye cyane aho muherereye hose, nkubwira ko wajya munsi y'iyo video yawe hepfo gato mu ruhande rw'iburyo ugakora kuri subscribe ndetse ukanakanda kuzogera kugira ngo uba mbere mu kuba wabona amakuru mu gihe amaze gutegurwa ndetse no gutunganywa. Umunsi mwiza.